n'ibi bintu bikurikira. Umuntu yuhagira mu maso atya amaraso akaba menshi mu kanwa, ubwo icyo gihe umutima nta cyizere ubufitiwe. Ushobora kumva injereri mu matwi, icyo nacyo ubwo umutima wawe nta cyizere ubifitiwe. Ushobora kumva hano hejuru mu gihorihori cyawe haka umuriro, umutima wawe uba ufite ikibazo. Ushobora kumva wiseguye akaboko k'ibumoso kakaruha vuba, kakazamo ibinyamuntoke kakaruha vuba byonyine ubwabyo gusa, cyangwa kakanababara ukumva gasa n'akahagutse. Umutima wawe ntabwo uba wizewe neza. Noneho ushobora no kumva byonyine ubwabyo gusa wagwaye ibikanu, byonyine ubwabyo gusa, ubwo ikibazo cy'umutima ntabwo kiba cyizewe. Ushobora kugenda ukaruha uhereye mu mavi ujyana hasi ukumva nta mbaraga, yarangiza ubwo nabwo umutima ntabwo uba wizewe. Noneho kugira ngo ubizirikane, hari igihe umuntu agira ikintu cy'icyoba, yarangiza icyo cyoba cyonyine ubwacyo gusa, umutima nabwo ntabwo uba wizewe. Iyo wumva uri wenyine ukumva warya vuba vuba, ngo warya bwangu, umutima ntabwo uba wizewe. Yarangiza ntugarukiraho gusa, hari abantu kano kaboko k'iburyo gafate ngaho kanyuze munsi y'ukuboko kw'ibumoso, yarangiza aho mu rushyi rw'ukuboko ahantu usohorera urafata ku kigufa bita omoplate. Iyo ukunda gushimaho ku nyusirizo y'icyo kigufa, aho hakurya honyine ubwaho gusa nta ruheri ruhari, ubwo umutima uba ukubwiye ngo hariho ikitagenda neza. Yarangiza iyo ujya kubyuka mu gitondo ukumva byakunaniye, nta bitotsi ariko usa n'ufite ibitotsi, kubyuka byanze, uri kwiruhutsa buri kanya, ufite ubute bwinshi, umutima nta cyizere uba ufitiwe. Kubw'ibyo rero gabanya amavuta, cyo ni kimwe. Gabanya umunyu, cyo ni cya kabiri. Gatatu, jya ukunda kunywa amazi, jya usinzira ku gihe, jya urya ibyo kurya by'imboga, jya kurya imbuto, ariko niba waramaze kubirwara, fata onyo, ufate indimu, bikatakata neza, yaba ari ukubirapa, yaba ari ukubisya na mixer cyangwa icyo bita blender. Yarangiza maze ushyireho akayiko k'ubuki. Ubuki bwiza burya bugira B ya 8 na B ya 9, bituma umutima w'umuntu utuza, n'akantu bita diastase. Ubuki bwo nibwo mvuga. Yarangiza iyo butatetswe cyangwa bushyirwe mu kintu gishyushye, ari ubuki bwuzuye bwiza butavangiwe, ako bita diastase, niko konyine gatera umuntu gusinzira neza. Noneho kubw'ibyo B ya 9 ituma umutima ugira ritme, ariko zidasimbagurika, zitazazanirwa, zitahagarara, zidafite ubutendwe. Muri magufi umutima wawe ukajya kwakira, ntihagire igikererwa, bigatuma umutima wawe utera neza. Kubw'ibyo rero iyo ufashe yawonyo irakungahaye mu gukura amavuta mu ruhu, mu mutsi, ugafata indimu yagura imitsi kuko irinda ibyo bita sclerose. Yarangiza noneho byonyine ubwabyo gusa ugashyiraho bwa buki butera wa mutima gutera neza, ugashyiraho amavuta ya erayo abereyeho guhanagura cholesterol, yarangiza mu mitsi, mu gifu, mu mara, mu mpyiko. Yarangiza aka gasaradi ukariye, uretse gukiza umutima wonyine ubwawo gusa, ahubwo ubuvuye na rubaga impande kuko imitsi uba wayivuye. Uretse n'ibyo gusa, amihore yahoraga inaniwe irazibuka ikagira imbaraga, kuko calcium iba yinjira neza cyane, kuko nayo burya calcium iri mu bintu bituma umuntu amererwa neza, iri mu bintu bituma umutima utera neza, iri mu bintu bituma umuntu asinzira neza, iri mu bintu bituma umuntu agira ibyo bita bien-être. Noneho akaba rero calcium nayo ifite uruhare runini cyane. Ibyo bintu navyo na calcium nayo tuba dukeneye y'ibimera, kuko ibaye iyikomoka ku nyamaswa ishobora kugenda iremereye cyane, ikazatera ibintu bita calcule. Yarangiza mu mpyiko uko inyuramo cyane ari nyinshi cyane, ikazarema amabuye, ibyo bita retiase renale. Yarangiza niho bumva abantu baremezemo amabuye, ubwo mu magi, mu mata, mu nyama, akaba calcium yabyo cyane cyane ko ijihangana na proteine. Buriwe proteine zayo zishobora kumara calcium, cyangwa calcium nyinshi igatera amabuye, yarangiza mu mubiri w'umuntu. Rero kubw'ibyo niyo mpamvu rimwe na rimwe bakubwira bati
aka gasarade jya ugakoresha kane mu cyumweru, ukwezi uzaba wigiriye neza. Ariko nubwo twavugaga ibyo, hari igihe